n'ibyo kubabuza kuri Irene ndamuzi koko hano mu gihugu ndetse ngira ngo n'abandi bantu benshi baramuzi. Ni umusore usonzeye viyuzi, ngira ngo ari mu banyamakuru hano basonzeye viyuzi bashaka gukora bagaragaza ko bakora, ariko ibyo byose babikorera kubera ubusambo bwabo, bagashaka viyuzi bakazishakira n'ahatari ngombwa. Abanyarwanda mwigeze kubona bino byabaye ejo bundi ba Dorukasi na Vestina, menyereye aracyari muri TV show, tugenda twakira abatumirwa bagiye batandukanye. Uyu munsi muri studio turi kumwe na Olivier Kagame, aratangira abibwira. Umugoroba mwiza Olivier Kagame. Okay, muraho neza mwese? Murabyumva neza, ni Olivier Kagame amaje kubasuza. Olivier, iki ni ikiganiro tugira buri ku mugoroba, aho ese social media zigiye zigeze mu bintu bigiye bitandukanye. Watangira usuza abakurikira. N'ibyo noneho icyo kiganiro bigiye bitandukanye gute? Kuba bitandukanye akenshi na kenshi hano mu Rwanda biri kuvuga yuko ko hari abantu bakora bakurikiye views cyangwa bakurikiye amafaranga, ahubwo noneho nibyo nabyumviseho ni bandi. Yes, nkuko abantu benshi bagenda babivuga. Bande babivuga ni mwebwe cyangwa n'abandi bantu? Hoya ntago ari twebwe, ariko none niba atari wowe ni bande babivuga? Ndashaka ngo abantu bari hano bose ubanyereke ngo niba ari bavuga bino, nicyo nshaka kumenya. Ni mwebwe? Oya, social media iragaragaza yuko Irene, iyo social media ni bande? Yaturutse yazonye na bande? Icyo nicyo nshaka kumenya. Sinzi uruguca mu nzira nyinshi ukambwira ngo hari babizanye gute, babizanye mu modoka, babizanye mu ndege, ni gute? Nicyo dushaka kugira ngo dusobanure. biravugwa yuko Irene biravugwa n'abandi ba Irene, wavuze Irene ngira ngo ndamuzi ariko Irene uriya umanaginga Vestina and Dorcas. Oya, ntabwo nshaka kumubwira, ndamuzi cyane, ariko niwe wabizanye abiturukije byaturutse kugira ngo abizane hano. Urabona ubukwe bwa Vestina ubukwe bwa Vestina n'ubukwe byaturutse mu bukwe. Byaturutse mu bukwe. Urabona ubukwe bukurikiranwa n'abantu benshi. Bivugwa yuko Irene Umurindahabi yakurikiye views aho kugira ngo akurikirane ibikorwa by'abana. Kuba yariswe ngo ni umusaza, yarangiza akajya haguruka nkaho yari yabuze ibyicaro, kandi ari mu bantu bateguye ibyo bintu. Ubwabyo views nizo zatumye atakaza agaciro mu bamurebaga. Ibyo byose barabyitegeza. Urabona aragenda ahetse, urabyumva neza, aragenda ahetse microphone inyuma. Warabibonye kuruze inyuma ku kibuno, icyombo cya microphone. Wabyumvise neza? Arafata Vestina aramuhekesha icyombo. Wabyumvise cya microphone? Wabyumvise neza? Umugeni nuwo kubahwa. Wabyumvise neza? Umugeni nuwo kubahwa. Murindahabi hari umugabane afata uhagije kuri bariya bana wa kashi. Si imbabazi yabagiriye, si umuntu yabagiriye kurusha abandi, si icyubahiro yabahaye kurusha. Akita ku mafaranga cyangwa kwinjiza amafaranga. Niko nibyo nabyumvise, ariko reka ntabwo wansubije icyo nashatse kukubaza, ariko reka nise ku kantu nkako. Uwo munyamakuru ngira ngo turamuzi hano, Irene, umusore umubonye ugira ngo nta nzara afite, ariko
afite inzara yo mu maraso, afite inzara. Uwo musore wavuze ngira ngo turamuzi hano mu gihugu, mu Rwanda, yakoze byinshi. Aha nibyo icyo cya viyuzi nicyo nanjye ngira ngo tuvugeho. Hano umusore usonzeye viyuzi, ngira ngo ari mu banyamakuru hano basonzeye viyuzi, bashaka gukora bagaragaza ko bakora, ariko ibyo byose babikorera kubera ubusambo bwabo. Bagashaka viyuzi bakazishakira n'ahatari ngombwa. Abanyarwanda mwigeze kubona bino byabaye ejo bundi ba Dorukasi na Vestina, ubukwe bwabo, nibyo bashaka viyuzi ngira ngo mwarabibonye. Hano byarabaye mwese mwarabibonye. Ariko muri uko kuba byabaye ari wa wundi bavuze ruguru, Irene, umusore ugira inzara yo gusonzera viyuzi. Mwarabibonye bambika ibyombo bakabazana hano bashaka viyuzi. Ariko mwigeze mubona umuntu bambika ingofero y'abasaza y'abakwe, akaza agashaka no gushaka amakuru? Ibyo bintu sinzi iyo biba byaraturutse, niba ari kuzimu, niba ari mu Rwanda, sinzi iyo biba byaraturumbutse bakabizana hano, bakabiturumbura iyo tutazi bakabizana hano. Bafata umugeni ukamwambika icyombo nk'aho ari umusirikare. Ariko ngira ngo mwarabibonye icyombo mvuga ntabwo ari icyombo kiriya kimwe cy'abasirikare, ni microphone bamwambitse bashaka amakuru. Ariko wa musore we, niba uri umusaza, niba uri umusore nka Irene, izo viyuzi usonzeye zizakugeza kuki? Wagize inda, wagize amabinga, wagize amatama, wagize n'ibindi ntashatse kuvuga, ariko ibyo byose wagize ntabwo nimagina ngo umenye ngo nabikuye hehe. Uribuka ugitangira social media hano, twarakubonye turakuzi, hano iwacu ugitangira uri agahungu gasa nkaho kishwe na bwaki, ariko aho ugeze ubu ni ahantu hazima. Wakoze byinshi, ukora byinshi byiza, ariko uracyafite inzara yo kuvuga ngo reka abakobwa b'u Rwanda mbavanemo viyuzi, mbakuremo amafaranga bitewe n'akazi washatse gukora. Iyo ntabwo ari ibyo hano, ntabwo ngira ngo ntabwo ari byiza rwose. Ubundi twarabimenyereye hano, umusaza iyo yambaraga ingofero akajya mu bukwe bakamwambika ingofero y'ubusaza, ariko ntabwo ari iy'ubusaza, ngira ngo ni iy'icyubahiro. Icyo cyubahiro baguhaye ntugikoreshe gutyo,
ahubwo ugashaka viyuzi, izo viyuzi ntabwo zizakugeza he? Aha mboneraho mbwira abanyamakuru ba hano mu Rwanda, mumenye kamera icyo zikora. Kamera ntabwo ariyo izaguhesha inyama utariye, ifiriti utariye, ngo ushake gufata kamera ngo uyibyazemo ifiriti. Byumva, ese Kagame n'icyo ushobora kuba watangariza abanyamakuru bashaka nka viyuzi cyangwa baba bakurikiye ubutunzi kuba bubamanaginga? Aha nibyo, ariko kuba bavuze ngo abashaka viyuzi, hari abanyamakuru hano ubona mu gihugu bataba bashaka kugira ngo bashake viyuzi, ariko bashaka kubaka igihugu, kugira ngo mujye mubabona. Bariya bakora ku Isumo TV ngira ngo murababona, ariko hari abandi bafite inzara, basamye, bafite inda zasamye, bashaka viyuzi gusa, aho kubaka igihugu bakashaka viyuzi. Ibyo ntaho bizabageza. Nujya mu binyamakuru ushaka viyuzi, uzagenda uzabibona, uzakora, ariko ntaho bizakugeza. Byumva, banza abakurikiye Mbwira TV show muri kubyumva. None se Olivier Kagame hari byinshi nanone bigenda bivugwa, ati Irene ni umuntu mwiza cyane, ufasha mu bintu bigiye bitandukanye, agenda azamura abanyempano bagiye batandukanye. Ese nkatwe banyamakuru tukiri bato cyangwa tukizamuka, nta byinshi dukwiye kumwigiraho? Aha nibyo uvuze, Irene yazamuye bandi muri social media, wenda ati urabona Vestina na Dorcas. usibye abo tuzi, ariko hari abandi yazamuye. Ni bande? na Niyo Bosco, umbwira abandi. N'abandi ni bande? wenda nk'umuntu tuzi, wenda nk'icyamamare cyangwa uzi dufatiraho icyitegererezo, ni benshi yagiye afasha. Abo bandi twavuze ruguru, none hari abantu ushaka kuvuga ngo niwe yazamuye abandi? Ni bande? Nicyo nakubajije. Ntabwo nakubajije ibyamamare, cyangwa kugira ngo tubwire abo bantu yazamuye bandi, atari Dorcas, Vestina na Niyo Bosco. Abo bandi ni bande? Niba ntazi, njye nshaka kumenya. Buriya Olivier Kagame turabizi ni byinshi yagiye akora. Urugero, hari ka kana gaturuka iyo ngiyo mu majyaruguru, banza benshi bamaje kumumenya nk'umwana mutonya, turabizi ko amusapotinze akamufasha. Ese nta shema rihesha abanyarwanda ko yarafashije uwo mwana uremba ngo mutagatifu? kariya kana ndakazi, kariya kariya karimo mutagatifu, kanyagatolika ndakazi, ariko none ninde wundi imyaka amaze muri social media yazamuye abandi bahe? Ntazi, ntabahe. ni benshi tuzi, wenda sinzi twe tukijya. Abandi yazamuye ni benshi bagiye batandukanye, urugero nka ba Karyuri, nubwo bagiye bagenda basubira inyuma, ariko tuzi ko yafashije benshi, nabo yagiye abazamura mu bintu bigiye bitandukanye. Ese Irene nta yahe makosa yaba yarakoze muri social media bidatuma tutagomba kumwigiraho nkatwe banyamakuru tuba tugifite byinshi byo kwiga?
kuri ibyo mbajije nabyo nibyo, ariko nta kindi ni inzara. Inzara niyo mudakwiye kumwigiraho. Muzamwigireho kwambara neza, mumwigireho gukunda abakobwa. Icyo nimushaka kugira icyo mumwigiraho, muzamwigireho ibyo ngibyo, nta kindi. Olivier Kagame, ese kuvuze ngo tuzamwigireho gukunda abakobwa, biragaragara muri social media, nta mukunzi aratugaragariza. Ese hari nk'abakobwa waba uzi yaba wenda yarakunze twebwe biri hayidi tutaba tutazi? Nanjye ibyo byose ntabwo nabimenya, ariko iyo urebye ibiganiro akora, akenshi abaganisha ku bakobwa. N'icyo ngicyo namwe niba muri abanyamakuru muzabimwigireho, nta kindi. N'abakobwa ntabwo navuga ngo hari uwo yagaragaje, kuko ntawe yabona, afite benshi, ntabwo arahitamo. Yes, ni byinshi bigenda bivugwa hanze, hano hanze ni byinshi cyane bivugwa yuko Irene yagiye arya amafaranga yaba ari abakobwa. Ese koko namwe murebanye ubushishozi, ese koko ntabwo ruba ari urukundo, ni ugushaka viyuzi? Ese mwebwe mubibona gute? N'ibyo ngibyo nababwiye, ni bya bindi byo gushaka viyuzi biri aho. Ugashaka viyuzi ukarengera, nawe bakakubonamo ibyo utagakwiye gukora. Ariko ni icyo ngicyo rwose. Yego murabyumva. Ikiganiro tugiranye muri uyu mugoroba ni ikiganiro cyiza cyane. Ese weho urabyumva ute ukurikiye Mbwira TV show? Nta kindi ukora ni ugukanda subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo tugende tubageza ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye byiza. Ese Kagame Olivier, abantu bakurikiye Mbwira TV show, niwe butumwa bagenera cyangwa wagenera abanyarwanda muri rusange, kugira ngo bumve ukuri kuri hano hanze? Nibyo icyo navuze, nicyo ngicyo navuze. Ntabwo najya kuvuga ibindi ntavuze hano, ariko ibyo navuze ngira ngo nibyo ngibyo. Muba mushaka kubaza abantu, mukababaza ibyo barariye ndetse n'ibyo batetse n'ubuzima babayeho, ariko ibyo navuze ni ibyo. Bakunzi ba Mbwira TV, ndi inshuti yanyu, kandi ya nshuti y'akadasohoka. Inshuti nziza uyikura ku muhanda. Muzakomeze mukurikirane ibiganiro byacu, mujye kuri Isumo TV ndetse no kuri Mbwira TV. Yes, murabyumva. Bamwita Kagame Olivier, afite ibikorwa byinshi agenda akora. Isumo TV ni TV ica ibiganiro buri munsi cyiza aba yakoze. Yes, visiting Isumo TV, subscribe, then ibiganiro bijye bikugeraho buri munsi. Umugoroba mwiza mwebwe mukurikira Mbwira TV show hamwe n'abanyarwanda, kandi mukomeze kugira Imana n'amafaranga.